barihe Tomba Damiriwe. Tomba igikoma urinde gwaye karimo niyo gwaye karimo wait urajya mane icara Ahanga muga aho Waje kuzana n'umugore wawe kuko yamaze kuvugana n'umukobwa wawe atavugana n'umugore wawe nari ndimo ndaganira na boss umukobwa agira umushiho Beshi kubwira ikizo umuntu bakigira uri kuganira nawe Genda uri kuganira nawe Genda mwana naguze umuntu wagira muze mbizido arabeshya agereke ibyo ashobora gukora naga ari byo akora aho gakora ibitamureba ko gusa kumba n'urushye kumba n'uramereye bibiza kumba n'uramereye naje gushaka umuntu muti icara uri kujyayo ngo ndafite ubwoba bw'iki garuka tubwire ikibazo tubwire turakumva ari umuntu wambwiye anani baretse bantu utange inzozi byavuba cyane kabiri bantu kira kabiri kujya mu mwamabyemera ipfu ubwo se urugo kira neza ye Salim Mama niki? batangiye kurakara Berengaye ayago agura kibiriti onde kuri phone hari na kode turekobwe zana hano umupfurage zana akiramo umuti ngiye gushaka umuti watuma umugore wanjye abyara umugore abyara arabyara cyane igisubizo cyaje umupfurage bawushimye kandi bavuze ko nabyara akira uri kubeshyira ngo umugore nakabyara dore bakuzinge mano ubugabo bwawe burimo akira uri gufinga ibyo ngubwiye ntago mpinga rwose akira ubugabo bwawe burimo aho ngaho buri munsi uko ugiye guhura n'umugore wawe Why? Isezerano rituzuye nibyo wampaye komeza ube wihanganye turebe icyo twakora kugira ngo duhindure imikorere karibu umwana wa Mama wiki. ni byiza sheri biri mama Wabonye mama wanjye se. sheri umva turaza kongera kuvugana turebe ikintu twakora mama duhindure business sawa Mama meze dese. shameze neza Hanze hari izuba ryatari. yewe ntago ushyushye se Ndashyushye sura n'igipira nambaye. none se Uyu ni wa mushiti wanjye nakubwiraga. Bamwita Nita. niwe nitujya umbwira okay nishimiye kukumenya Nari ndishimye. ariko uri mwiza uzi ko wagira ngo muravukana ntabwo shabanza ari uko mukundanye igihe siko wakomezaga umumbwira mwana yanjye wenda kwishimiye mama none se kuri iri zuba nta kuntu washaka ikintu mwakiriza mwana wawe genda urebe muri firigo ko harimo akantu gakonje ndabizi ivumba aba ari ryinshi harya mwana wawe ngo witwa nde Anita none sani reka mubaze akantu gatoya nizere ko utameze nk'aba bana nyine bavuga ibintu baganiye n'ababyeyi Oyandi mukuru. none se umwana wanjye azi iwanyu buri munsi Nagaze buri munsi arikaza kunsura. ajya kumbwira cyane Ni inshuti yanjye cyane cyane. none se papa wawe yitwa nde Salimu umva rwose ihangano yereka ifoto nta kuntu nyine abo mwana n'umubyeyi baba bagomba kuba bafite ifoto niba uyifite mfite amatsiko reka
ndashaka kuzaza kubasura umwana wanjye arabakunda cyane nanjye mbe inshuti y'umuryango ariko nyine namenye nari bunyereke inama mama ariko cyane na papa wawe ye Salim Mama niki? Mama niki? Niki? harya wagiye kuzana iki? Musigare muganira. Niki? Iki ukoze mama? Mama we naje. Kumenye ubwoba ntabwo yagukunze. Aramajije ndamusubiza gusa. Ariko ikintu nambajije mama ntabwo arasanzwe ameze kuri papa. Ndayimwereka. Mbona sinzi ukuntu abaye nimba baziranye ibyo nta kindi kintu byerekana ingene nifite n'inyota barizi zo naje. Nta kindi kibazo na kimwe. No susu umusanze ari muzima ubonye abaye. Mama ari kuri yarameze gute? Ntabwo ari kuri yarasanzwe. Hani we. Nusubaye iki? Sikubi ugize ibintu biri Selemani. Nuse ni gute natagira ikibazo kandi mbasize muganira neza. Mbese ndaroga mu mama wenda muzi. Ngiye kwirebera mama rero. Sibyo? Yenda umurere nimba mubari cyabaye. Mu muryango wajya kugira abadayimoni ngo mama baye iki mureka njye kureba mama mukoze iki ndi sura mugore wabaye iki foto ya baraziranye se Why? Isezerano rituzuye Calypso, kari uyu boss ndapfuye mbona urimo kwenda kunsenyera bite byawe birakomeye si byaba bikomeye kose bigomba kubyicunda hejuru ntabwo bizongera nyanganire boss none se bite byawe umeze neza peace ku mutima sasa rero ikigofero cyanjye mbe cyarajemo inda simbizi ese wagiye wimeze aya nta muntu ujya umeze kinararama kirazira okay none se ikintu nanje kubaza abana n'ubundi ngewe nawe bagabo batuba muri ino nzu sibyo twenyine ndafata sibyo ni biki none bose nawe nzanira ubukorode sorry samahani boss se byagenze bite muzemi nyine ufata ni nko kuvuga ati ndabyumva nyine tu okay tujye barere ibyo ngibyo by'amaterime ya bar ngo ntabwo urabona njye nawe bagabo batuba muri ino nzu twenyine sibyo urabizi ko nza ntinze mva mu kazi bitinze sibyo rero muri ino minsi ngiye mbona urugo rwanjye ntabwo rucyubatse neza nkuko byari bimeze mbere rwubatse ku musenyi ubwo rero ngira ngo nkubaze niba nta yo mu gihe mba ntahari ndi ku kazi ntabwo bajya baza abana bari abagore bacu umugore wanjye n'abagore b'abandi cyangwa se n'abandi nk'urugero njye hari igihe nza ngasanga Anita na mama we baricaye bari kuganira kancanga ubwo rero kugira ngo umbaze mbwira utararengaho nyine nanjye ndagira ngo uzahonzanira akantu ko unywa inzoga akagwa gake ntabwo nyine nkabya nyine ako gake ntabwo nari nzi kujya oya no kugira ngo umuntu adasinze nkakuzanira wowe mbwira ibibazo bifite icyo nshaka kubaza mbwira nta bagabo bajya baza hano mu rugo hari umuntu ugeze hano muremure ukuntu ufite ibisatsi by'ibirende aje kureba umukobwa wawe kanyuraho kenshi cyakunda kuza ariko wagira ngo ntabwo baje kureba umukobwa wawe gusa wagira ngo baje kureba n'umugore wawe kuko iyo umaze kuvugana n'umukobwa wawe ahita avugana n'umugore wawe nibi we ndi kintu nabaye ko majya nago bumva nari ndimo ndaganira na boss umukobwa agira umushiho benshi kubwira ikizo umuntu bakigira
uri kuganira nawe genda uri kuganira nawe genda mwana ntabwo uzi umuntu wagira muze mbizido arabeshya agereke ibyo ashinzwe gukora ntabwo ari ibyo akora ahubwo akora ibitamureba uko gusa rero bose bya bintu komeza unyibwira bya bintu nakubwiraga narabirose ntabwo nyine ni ibintu narose mbe nari sinzi nyine imba ari umujura wankanguye imba ari igiki cyankanguye nyumvise ikintu gikomye ndi mu nzozi nyinshi ngira ngo ibyo bintu nari ndimo ndabireba nyine kandi warubwiye ngo ujye ubabona ngo aze kureba nyine nanjye mbwiye ko zari inzozi dream nari ndimo ndarota ngira ngo noneho ibintu birabaye ariko muze mbi ariko nyine kugira ngo ibintu byorohe sibyo nimba ushaka ko ngenza nza ngurebera nyine urugo rwawe n'umugore wawe n'umukobwa wawe urege utaha uzanira akantu ko kunywa noneho ngira imba ndakudate igihe cyose waba wagiye kwirebera cya cyana cyawe ujya gufata icyo cyana se cyo kivuye hehe icyo cyana ari cyo bose nkabona cyangwa se ndeba ndareba ntacyo ahubwo wowe ahubwo reka nkwereke ko nzakugurire telefone irimo apareye kamera nzashobora kuyikoresha se nzabikwigisha ngira no mu matushi ntabwo ndanayimenya ari matushi kandi bakangaho ya matushi nzakugurira telefone nziza jya ufatira akavido utazi mbafotora uko ku buryo uzamikiza ibiti gifatika ku buryo uriya mugore wanjye arastress mva kwirebera umupira ngo mvuye mu bagore byibuze nzaba ariko nawe ugezeho mu duparufe tw'abantu nazi rari abantu tuba twahuriye mu kazi tukegerana tukugaho none umukobwa akoze akamubera se umukobwa wanjye nuko rero n'abandi baza bakamubera cyangwa wibereye muri twana twa curubaro wibereye muri curubaro kubitira gake gake ibyo ngibyo sinabikosaho rero bose ariko nyine ujye unzirikana biriya bintu ngewe ndabicunga nta kibazo n'igihe kibazo ndabitangira right now kambanze yo kuvugana n'umukobwa wanjye araza gushira w'inzira araza gushira w'inzira areba kura nabasha kurora nzahora mwiringira ukuntu iryoshye indirimbo ifite amagambo meza araza gushiraho inzira tuze dora tumwiringira yego dusubize n'ukuri kandi nzi ko ntazagutabara kuko ni Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera yego Miriwe meze mute aho neza naho kambaye gamere vanze ntari n'utembe burengese hako umunsi mufitiye amakuru meza uretse ndakubwira base muri aho tumeze neza turabakiriye muri isa nsanze ko numva amajwi ukuntu muri kuririmba nsanze turi kwigarira ku ijambo ry'Imana twaje turaramya ijambo ry'Imana cyane ubuje tugiye kwisomera muri Yesaya ijambo ry'Imana nasura kubyuka ko ijambo ry'Imana kubisubiramo cyane ijambo ry'Imana impamvu ariko impamvu ndaza kwikubwira nta kuntu se twarisoma nk'ejo dufite ibihe byiza hano ufite ikihe kibazo ikikora ko dusoma ijambo ry'Imana kandi dufite ibihe byiza tugeze ku ijambo ry'Imana kandi nta kintu bitwaye yego nyine ndabyumva ariko ni kumva umutwe usa nkaho uri kunyamo ukuntu ntabwo ritinda ni amagambo ni 200 yonyine afite ikibazo ntabwo ari cyane twari tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yesaya mu ngwa 6 ijambo ry'Imana igice cya 14 na 15 ariyo ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ngewe ntabwo mpabona ko byizera hano muri Ntorwo hari ikibazo kandi kimaze igihe ngiye kimaje no kundenga ariko njye nagifatiye n'umwanzuro buriya ndumufite uramwizera ku buryo namubwira byose ako se ubundi abagore hari icyo muhisha ko nabonye musa nkaho ikibazo tugeze ubwira kuva kera kano kanya kije gute
buriya amaze iminsi nshaka n'umwana buriya twaramuvuze ariko niba ari mushuti yawe wasanga waranabimubwiye ariko hari ahantu naciye bashuti banjye barambwiye ngo hari umuntu ujya ukora umuti hari akantu rero yampaye ngo nze kuzana ngo ujye ugakinyiriraho reka ze ndaje nkwereke banza ubwira uwo muntu utari wabima mu izina rya Yesu mbabarira yari yampaye ubwoya bw'urukwavu rumaje kubyara vuba ngo ujye ubukenyereraho ubu ni izina rya Yesu genda mbabarira ndakwigira ubu ni ubwoya bw'urukwavu yambwiye ngo ujye ubukenyereraho izina rya Yesu ubyaye vuba nawe uzabyara abazimu bashyane n'ababo bose mu izina rya Yesu genda ako se wagiye wumva mbabarira umva nkubwire nkeneye umwana cyane pe nkeneye umwana cyane ariko ukivuga ijambo ryo kujya aho hantu muri abo bapfumu oya jye witonda wumve n'umuryo umuti ukora nta kintu numva mu izina rya Yesu ahubwo wabuze ikintu uri umugabo uri umugore ndi umugore buno bwoya nubwo urukwavu rumaje kubyara rwaripfuye iyo ubukenyereyeho nawe urabyara wagiye wumva ni ukubushyiraho ukabukenyeraho nta birenze ntabwo ude n'ubwoya bw'urukwavu abagore basukana barabwarira ibyo bintu ntabwo ari byo ibintu byo kujya bari abantu baba bababeshya imana yonyine niyo itanga urubyaro uzi ko ushobora no kumuha ibyo bintu ahubwo akanasara kuki mubizera umuganga ndamwizeye ni imbaraga z'umwijima pe mugakorera mu imbaraga z'umwijima nise umwijima uri hehe ngaho wonyereke ibyo bintu ntabwo ari byo ese ntabwo muzi ko na Sara yategereje imyaka 100 yabyaye afite imyaka 100 kuki mu myaka no mutinda umarisha ikingu z'amafaranga yawe ndakugira inama yo kujya mu bapfumu amafaranga nguzi no mutinda bwira ariko bwira ndakugira inama yo kujya mu bapfumu bwira ubu abasabaga bari kuguhamagara bose kandi baheye byo maje kunzengereza nguru umuta amafaranga uname uzi kuno muto wampenze iyo ni imukamibi waguhenze nago mbyitayeho Uko ushaka kujya no mu bintu by'abapfumu bakagura iyo muti ukabona urabyara bavuze ati umwana muzanamo igitabo reka mbereke aho bizaca hose nzakora igishoboka cyose mbona umwana murabyumva neza imana yonyine nitambutsa kirekana n'abasomeye hano mu ijambo ry'Imana mukumva ko muhavuga ntago ibyo ndi kuvuga ari byo buri byiza na byose babyanditse mu ijambo ry'Imana hano muri Yesaya 60:15 uretse mbaza umugore uno mutinda wamara ikingu z'amafaranga yanjye usubiza umupfumu hafi umushahara wanjye wo kwezi muguru umuti ngo none ngo ntabwo ukoresha navukiye mu muryango ukijijwe mama wanjye arakijijwe papa wanjye arakijijwe washuto wakijijwe none kano kanya mu gihe tubuze umwana naguze umuntu ufite ikibazo hagati yanjye nawe ari kurifasha ujya mu bapfumu ngiye muganga yambwiye ko ndi muzima ikibazo ari wowe okay nta kibazo sibyo umuganga wagiyeho komeza umwizere ngiyewe cyonze cyone ko nari bukoreshe uwo muti yambwiye mu mbere ni no kuwusiga ndamuho mu izina rya Yesu izina rya Yesu uwo mutsinda uri bukore uremera kugakenyerera cyangwa ugende oya mbabarira ndakwinginze mana yanjye mana wabarukana barako kuko imana yonyine itabara okay reka ngiye kugatsimba haro nufata umwanzuro ko byawe uzagakoresha mbaye nukanyegereza kajyane kajyane twumva ijambo ry'Imana dusenge nzi ko imana hari ikiri gukora tubaye imana yemba bajwe n'amafaranga yanjye ntanze humura hafi umushahara wanjye w'ukwezi imana itanga arenzayo kandi igiye gusubiza irasubiza pe kagwa birenze n'ibyo wasabye uri gusaba umwana imana ushobora kugwana ibyanjye nari gukora ndabikoze uriya muti utagukoresha ukaramuka utabyaye ntabwo tuzakiranuka imana izabatabara sawa kumbizi kadusoma muri Yesaya gice cya nawe urabisoma ntibigire icyo bitanga biragikora ndabizi si imana nkorera ndayizi aho bigeze nge ndarambiwe imana nkorera ndayizi ese ko twakumvisha batina tukamwumva sawa Mana nziza Mana ikomeye uri Imana y'urukundo turagushimira neza n'urukundo rwawe turagushima muri uyu mwanya murindi izo nshuti mbi zimujyana mu byaha katika jina la Yesu turafata izo nshuti mbi Mana ngize ukure ku buzima bwe abajyanama babi bagendere kure ye mu izina rya Yesu kora kunda y'uyu mumama Mana yanjye ureme Mana ngereme ishyanga rikomeye mu nda y'uyu mubyeyi mu izina rya Yesu watanze urubyaro kuri Sara abyara afite imyaka 100 Mana uyu mubyeyi acyari muto igaragaze data mwiza kuko nzi ko Imana inkorera ari Imana ivuga bikaba papa Imana ndakwinginze urakoze kubyumvishe tubisenze twizeye kubikoze ku bwa Yesu umwami wacu amen
Imana nzi ko izajya ikora imirimo n'ibitangaza kandi vuba aha ngaha muzabona igisubizo cyiza ni ukuri pe umuntu akugira umutwe uko yakwangije inshuti mbi nyine kwa kuntu hari ukuntu umuntu usanga umuntu iwe akagucumuza usakoze iki saseze gusa akavuga n'ijambo ry'Imana ariko ikina sibye kundisha umutwe sujya mu kindi numvise ayo natanze arahagije kujya unigura umutwe ko yahaye umupfumu yahaye uyu muntu uyu mubyeyi wayamuhaye Imana izakora imirimo n'ibitangaza ndabyizeye kandi uziko wasenga ukandisha umutwe gusa niye nahantu uvuye uwo mutwe kuribwa nahantu izo mbaraga z'ahantu uvuye ntabwo zikorana n'imbaraga z'Imana izo ni imbaraga z'umwijima wasanga ari gukoresha abazimusha abazimu mu rugo nawe rwose Mana yanjye umuntu waguhinduye no wajya kumbwira ngo nihangane tuzabyara ndebe kwihangana mugakomera kwihangana bivamo kunesha ahubwo umubyeyi wamerekeje ataha nzi ko vuba aha ngaha uzamagana gira umunkoreye iwanjye gira umunkoreye iwanjye rwose mbabarira gira kandi hajye n'ikintu asiga mu nzu yanjye nirirweho agenda karica koko uba yanjye ari kumva uriya mugore yashya ntibishoboka reka nimba ari umugabo reka ninjye mugabo mu rugo nimba ari umugabo abinyereka agasuzuguro ntabwo nshaka iwanjye shofe ndimo nasohoka mu cyumba amaze kwitegura karame mwana wawe Mana we uranyereza umushoferi aranyemeye wambabariye kuko mwana wanjye rwose iwe nawe mwana nagara nigura n'inkweto iwawe shoferi kanze ndaje nibikise mwana wawe ndabona utishimye sinzi icyo wabaye si ubukoko ntabwo umeze neza se ndi kwibaza ibintu byinshi sima wesha wibabara utambabaza n'ukuri udatuma ndira kuki abantu bose bakunda kuvuga kuri uriya muntu ngo ni Salimu ari we yarakumbwiye rero buriya keretse niba ari uko ndimo kugenda nsaza ariko uyu mwana ndabona asa na nyoko neza ni ukuri asa na nyokuru wawe neza asa na mama umubyara gutya ahubwo genda ndika ntabwo muzi nawe ejo bundi mushiti wanjye aza nari bunyereka inama mama ariko cyane na papa wawe ye Salimu ubaye nk'umuntu wikanze hari ikintu waba uri kumvisha mwana wanjye rero wibabara kandi urabizi iyo ubabaye nanjye ndababara pe isezerano rituzuye niryo wampaye isezerano rituzuye niryo wampaye isezerano rituzuye niryo wampaye wowe ntuzatinda kubona yuko wibeshya ndabizi ntuzatinda kubona yuko wibeshya umva kari akantu ko kuzunguza utubona nako gashyiremo nabonye kayigoye ndimo ndabasundira ya 49 bitaya action kari wari kalipso kari wari kalipso ye Salimu perfect Action. mama ndaje mwihera gakonje suko ndagakonje kana kurebera nakaji Ngiye gusenda kubura.